muraho neza nshuti zacu mwe mutwikana umunsi ku munsi mbifurije umunsi mwiza kandi Imana ikomeze ibagirire neza cyane. So rero nkuko bisanzwe rero tubaye ikaze kuri YouTube channel Tsinda Praise aho twigira amategeko y'umuhanda, ibyapa n'ibisobanuro byabyo ndetse tukanakosora hamwe ibibazo babyaje mu kizamini cya Praise buri munsi. Nyamuneka rero uyu munsi aho tugiye kubana muri video nzanye ibibazo byagaragaye mu kizamini cya Praise cyakozwe uyu munsi tariki 16 ukwezi kwa 10 2025. Nyamuneka niba urimo kwitegura gukora ikizamini cya Praise reba iyi video yose urebe ibibazo byabajijwe uyu munsi. Ugeze kuri channel y'ubwo bwa mbere utarakanda subscribe, like, comment, share kugira ngo tubana umunsi ku munsi kubera ko nanyura amasomo yatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugatsindira Praise yawe. Nyamuneka hano kuri Tsindira Praise intego yacu ni ugukora rimwe ugatsindira Praise yawe. Gukora rimwe ugatsinda tugatsinda ni nk'umuco turanga no kuri Tsindira Provisoire. Nyamuneka aho tugiye kubana muri iyi video nyemera ufatika ya n'ikaramu dukosorera hamwe, uraza kuza kutubwira muri comment amanota wari bugira muri kino kizamini cyakozwe uyu munsi. So rero tutarajya ku kibazo cya mbere mbona kongera kwibutsa menya ko mu gihe ugiye gukora ikizamini cyawe cya Praise nyamuneka nta kindi cyangombwa kiba cyemeye cyasimbura indangamuntu yawe. Uba ugomba kugenda witwaje indangamuntu yawe. So rero twibutse cyane ku kibazo cya mbere uyu munsi cyabazaga kiti ese iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Ese uri kubona hano igisubizo kikurariye cyese ni A. Ni iteme ridahoraho cyangwa ni umuhanda utaringaniye. Ese ni C. Ni umuhanda winjira mu kuzimu cyangwa ni D. Ubutaka bworoshye. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni B. Kino cyapa kiratubwira ngo umuhanda utaringaniye. Nyamuneka nk'umuyobozi uhuye na kino cyapa kiba kiri kukuburira ko imbere uhegereye ahantu hari umuhanda utaringaniye. So kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Ikibazo cya kabiri uyu munsi cyabazaga kiti ibinyabiziga bihekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga bihekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure kandi hagati yayo hakaba hari byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibinyabiziga bihekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga bihekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni kubihe binyabiziga? A. Ibinyabiziga bya polisi bihekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare bihekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uri kubona ni igisubizo kikurariye cyese ni A. Ni ibinyabiziga bya polisi bihekeranyije cyangwa ni B. Ni ibinyabiziga by'abasirikare bihekeranyije mu nsisiro. Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni ibinyabiziga by'abasirikare bihekeranyije mu nsisiro. Nyamuneka bino bibazo bibazwa buri munsi, niba utari wahisemo B kikagaruka mu kizamini cyawe uri bukuru uze kuza guhitamo B. Ikibazo cya gatatu uyu munsi cyabazaga kiti iyo ni amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500. Iyo ni amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilograma 3500 ni. Hano baduhaye ibisubizo bine, tugomba guhitamo igisubizo kimwe nyakuri. Ese ni A. Ni kilometero 30 mu isaha cyangwa ni B. Ni kilometero 40 mu isaha. Ese ni C. Ni kilometero 75 mu isaha cyangwa ni D. Ni kilometero 20 mu isaha. Uri kubona ni igisubizo kikurariye cyese ni A. Ni kilometero 30 mu isaha cyangwa ni B. Ni kilometero 40 mu isaha. Ese ni C. Ni kilometero 75 mu isaha cyangwa ni D. Ni kilometero 20 mu isaha.
hano igisubizo cy'ukuri ni C, ni kilometero 75 mu isaha. Ikibazo cya kane uyu munsi cyabazaga kiti ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Ese ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? A. Humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare. B. Egera ku nkombe y'uburyo bw'umuhanda n'ibinashoboka ugabanya umuvuduko. C. Canira amatara ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo. D. Ongera umuvuduko kugira ngo usohoke muri urwo rumuri vuba bishoboka. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare, cyangwa ni B. Egera ku nkombe y'uburyo bw'umuhanda n'ibinashoboka ugabanya umuvuduko. Ese ni C. Canira amatara ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo, cyangwa ni D. Ongera umuvuduko kugira ngo usohoke muri urwo rumuri vuba bishoboka. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, nuko uba ugomba kwegera ku nkombe y'uburyo bw'umuhanda ndetse byanashoboka ukagabanya umuvuduko. Ikibazo cya gatanu uyu munsi cyabazaga kiti ese iki cyapa gisobanura iki? A. Tanga inzira. B. Icyago. C. Icyerekezo kimwe. D. Ntihanyurwa. Wowe uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni tanga inzira, cyangwa ni B. Icyago. Ese ni C. Icyerekezo kimwe, cyangwa ni D. Ntihanyurwa. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Iki cyapa kiratubwira ngo tanga inzira. Nyamuneka iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Mu ishusho ni mpande eshatu, mu ibara ritukura n'ubuso bwera. Ikibazo cya gatandatu uyu munsi cyabazaga kiti ese nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Nimero ziranga ikinyabiziga ni plaque, ubwo ni itara ribonesha zira nimero za plaque. So rero baduhaye ibisubizo bine, tugomba guhitamo igisubizo kimwe cy'ukuri. A. Batubwiye ngo ni metero 150. B. Metero 50. C. Metero 20. D. Metero 10. Ese uri kubona iyo ntera igomba kuba iyi? Ese ni A. Ni metero 150, cyangwa ni B. Ni metero 50. Ese ni C. Ni metero 20, cyangwa ni D. Ni metero 10. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Ni metero 20. Nyamuneka ririya tara ribonesha plaque z'imodoka riba rigomba kumurika nibura mu ntera ya metero 20. Izo nimero ku buryo ushobora kuba wazisoma uri mu ntera metero 20. Ikibazo cya karindwi uyu munsi cyabazaga kiti uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni A. Toni 12. B. Toni 16. C. Toni 10. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni toni 12, cyangwa ni B. Toni 16. Ese ni C. Ni toni 10, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A. Ni toni 12. Nyamuneka kuri kino kibazo iyo bakikubajije bakakubwira ngo ikinyabiziga gifite imitambiko itatu cyangwa irenga ariko hatarimo amakuzungu, icyo gihe aba ari toni 16. Hano rero iyo bagarukiye ku mitambiko itatu gusa ni toni 12. So twakomeje rero n'ikibazo cya munani. Nyamuneka ariko wowe ugeze kuri channel bwo bwa mbere utarakanda subscribe, kanda subscribe, like, comment, share kugira tubana umunsi ku munsi, kubera ko nanyura amasomo yatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugatsindira provisoire yawe. Nyamuneka iyo wamaze ukanda subscribe, icyo dushyizeho cyose ukibonera ku gihe, kandi ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe gusa. So rero ikibazo cya 9 cya munani cyabazaga kiti ese mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa nihe ikinyabiziga kigomba kuba kiri? Hano bakweretse ishusho niba ifoto, noneho bari kukubaza ati ese mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso
mu nzira nyabagendwa ni he ikinyabiziga kigomba kuba kiri? A. Mu ruhande rw'uburyo bw'inzira nyabagendwa. B. Gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. C. Umuhanda mu ruhande urwo ari rwo rwo hagati mu nzira nyabagendwa. D. Umuhanda mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Uwo uri kubona ni igisubizo kuri ese ni A. Ni mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa cyangwa ni B. Gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Ese ni C. Mu ruhande urwo ari rwo rwo hagati mu nzira nyabagendwa cyangwa ni D. Mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Ikinyabiziga kigomba kuba kiri gusa iburyo bwo hagati y'inzira nyabagendwa. Twakomeje n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 uyu munsi cyabazaga kiti iki cyapa gisobanura iki? A. Birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uwo uri kubona ni igisubizo cy'ukuri cyese ni A. Birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga cyangwa ni B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Icyapa kiratubwira ngo ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Ibinyabiziga biri guturuka ahantu uri kwerekeza nibyo bigomba kuza gutambuka mbere yawe. Rero kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, ibirango byo ni umukara n'umutuku cyangwa se umutuku n'umukara. So rero twakomeje n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 uyu munsi cyabazaga kiti ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Se bigomba kugira ayahe matara? A. Amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B. Utugarurarumuri tubiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uwo uri kubona ni igisubizo cy'ukuri cyese ni A. Ni amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze cyangwa ni B. Ni utugarurarumuri tubiri. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho ari kutubwira ngo ni amatara abiri ndangambere n'amatara abiri ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Naho B yo ikatubwira ngo ni utugarurarumuri tubiri. Byose rero ni ibisubizo by'ukuri. Rero A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 11 uyu munsi cyabazaga kiti umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere y'uko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere y'uko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse? A. Ibinyabiziga bimuturuka inyuma n'umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye. B. Ibinyabiziga bituruka ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. C. Ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. D. Ibinyabiziga bimuturutse imbere umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Ese uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ibinyabiziga bimuturuka inyuma n'umuvuduko bifite n'uburyo bimwegere cyangwa ni B. Ni ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo cyangwa ni C. Ni ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Ese ni D. Ni ibinyabiziga biturutse imbere umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe umuvuduko bifite ndetse n'intera iri hagati ye nabyo. Nyamuneka ibi ni bya binyabiziga biba byamaze kunyura aho banyura bazengurutse mbere ye, nibyo biba biri ibumoso bwe. Rero bino binyabiziga biturutse ibumoso bwe nibyo bagomba kwitondera, ndetse akareba n'umuvuduko bifite ndetse n'intera iri hagati ye nabyo. Twakomeje n'ikibazo cya 12. Ese iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? A. Ntihanyurwa. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Umuvuduko utarengeje. D. Inzira y'abanyeshuri. Uwo uri kubona ni igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni A. Ntihanyurwa cyangwa ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ese ni C. Umuvuduko utarengeje cyangwa ni D. Inzira y'abanyeshuri. Hano igisubizo cy'ukuri rero ni B.
kiratubwira kino cyapa ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza, gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, umurongo ucishemo mu ibara ritukura. Ikibazo cya 13 uyu munsi cyabazaga kiti ese iyo ni amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe ni. Ngiyo ni amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe ni: A. kilometero 20 mu isaha, B. kilometero 40 mu isaha, C. kilometero 35 mu isaha, D. nta gisubizo kikuri kirimo. Uwo uri kubona ni igisubizo kikuri ari cyese ni A. ni kilometero 20 mu isaha cyangwa ni B. ni kilometero 40 mu isaha. Ese ni C. ni kilometero 35 mu isaha cyangwa ni D. nta gisubizo kikuri kirimo. Hano rero igisubizo kikuri nta kindi ni D. Muri bino bisubizo baduhaye nta gisubizo kikuri kirimo kubera ko iyo ni amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ariko zakozwe aba ari ibirometero 25 mu isaha. Ibirometero 25 mu isaha. Rero ikibazo cya 14 cyabazaga kiti ikibazo cya 14 uyu munsi cyabazaga kiti uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubwo umuyobozi kuri rumoroki zikurikira. Uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubwo umuyobozi kuri rumoroki zikurikira. Ese ni kuri izihe rumoroki? A. rumoroki ifite feri y'urugendo, B. rumoroki idafite feri y'urugendo, C. rumoroki itarenza kilogarama 750, D. nta gisubizo kikuri kirimo. Uwo uri kubona ni igisubizo kikuri ari cyese ni A. ni rumoroki ifite feri y'urugendo cyangwa ni B. ni rumoroki idafite feri y'urugendo. Ese ni C. ni rumoroki itarenza kilogarama 750 cyangwa ni D. nta gisubizo kikuri kirimo. Hano igisubizo kikuri nta kindi ni B. ni rumoroki idafite feri y'urugendo. Nyamuneka ni rumoroki idafite feri y'urugendo. Ikibazo cya 15 uyu munsi cyabazaga kiti ese ngomba, hano bakweretse ishusho, hano ngomba gukora iki? A. guhagarara igihe gito kuri iki cyapa cy'umuhanda, B. guhagarara ngatanga inzira kuri metero 100 naragera kuri iki cyapa, C. gutanga inzira nkahagarara iyo ari ngombwa muri metero 100 naragera kuri iki cyapa, D. nta gisubizo cy'ukuri. Nyamuneka hano turi kuhabona icyapa kizwi nka tanga inzira, muri kukibona. Noneho munsi hari kwiyungaho akandi kameze nk'akapa ariko kanditseho amagambo nka stop ndetse na metero 100. Rero bari kutubwira ngo hano tugomba gukora iki? Ese hano uwo nk'umuyobozi ugomba gukora iki? Hano muri bino bisubizo bine baguhaye ese uri kubona igisubizo gikorera iki? Ese ni A. guhagarara igihe gito kuri iki cyapa cy'umuhanda, B. guhagarara ngatanga inzira kuri metero 100 naragera kuri iki cyapa, B. C. gutanga inzira nkahagarara iyo ari ngombwa kuri metero 100 naragera kuri iki cyapa, D. nta gisubizo kikuri. Hano igisubizo kikuri nta kindi ni B. ni uguhagarara ngatanga inzira kuri metero 100 naragera kuri iki cyapa. Hano nicyo ugomba gukora. Twakomeje n'ikibazo cya 16. Imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Ese imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? A. ahanyurwa n'amagare na velomoteri, B. ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, C. ahanyurwa n'abanyamaguru, D. nta gisubizo kikuri kirimo. Uwo uri kubona ni igisubizo gikorera iki? Ese ni A. ntahanyurwa n'amagare na velomoteri cyangwa ni B. ntahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. Ese ni C. ahanyurwa n'abanyamaguru cyangwa ni D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. igaragaza ahanyurwa n'abanyamaguru. Nyamuneka n'ahandi baba bari kuvuga ni hariya mu ndimi z'amahanga twita ngo ni muri zebra crossing. Iriya mirongo rero iba ihari y'umweru ibiteganye n'umurongo werureye ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, rero niho baba bari kuvuga. So rero twakomeje n'ikibazo cya 17. Gusa wowe ugeze kuri channel bwo bwa mbere turakanda subscribe, nyamuneka kugira turi tubana umunsi ku munsi, tukande subscribe, like, comment, share kugira ngo icyo dushyira cyose ukibonera ku gihe.
kubera ko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugatsindira provisoire ya nyamuneka. Intego yacu hano nko kwitsinda provisoire ni ugukora rimwe ugatsindira provisoire yawe. Gukora rimwe ugatsinda ni nk'umuco uturanga. Ikibazo cya 17 uyu munsi cyabazaga kiti ese ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri ni ibinyabiziga bitapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahateganye. Bigomba kuba bifite ibikoresho by'iboni byumvikanira mu ntera ikurikira. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri ni ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahateganye. Bigomba kuba bifite ibikoresho by'iboni byumvikanira mu ntera ikurikira. Ese ni mu yihe ntera? A. Metero 200, B. Metero 150, C. Metero 100, D. Metero 50. Ese uri kubona ni igisubizo kuri ari iki? Ese ni A ni metero 200 cyangwa ni B metero 150? Ese ni C ni metero 100 cyangwa ni D ni metero 50? Hano igisubizo kuri nta kindi ni C ni metero 100. Twakomeje n'ikibazo cya 18. Ese iki cyapa cyerekana A. Ifungana ry'umuhanda, B. Umuhanda unyerera, C. Umuhanda utaringaniye, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni ifungana ry'umuhanda cyangwa ni B ni umuhanda unyerera? Ese ni C ni umuhanda utaringaniye cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Muri bino bisubizo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko kino cyapa icyo kitubwira ni icyago kidasobanuye ukundi. Nyamuneka kino cyapa kirasobanura ngo icyago kidasobanuye ukundi. Rero muri bino bisubizo baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Rero kikaba gisobanura ngo icyago kidasobanuye ukundi. Twakomeje n'ikibazo cya 19. Ese iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa gisobanura iki? A. Birabujijwe guhindukira, B. Birabujijwe gusubira inyuma, C. Umuhanda unyerera imbere, D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Uri kubona iki cyapa gisobanura iki? Ese ni A. Birabujijwe guhindukira cyangwa ni B. Birabujijwe gusubira inyuma? Ese ni C. Umuhanda unyerera imbere cyangwa ni D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni A. Iki cyapa nk'umuyobozi we nacyo kiba kiri kukubwira ngo birabujijwe guhindukira. Nyamuneka guhindukira ntabwo biba byemewe. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara ndetse n'umurongo ucishije mu ibara ritukura. Twakomeje n'ikibazo cya 20. Uyu munsi cyabazaga kitese ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ni ibihe bipimo? A. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B. Imbere ni metero 1 na santimetero 70, C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So uri kubona ni igisubizo cy'ukuri iki? Ese ni A. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50 cyangwa ni B. Imbere ni metero 1 na santimetero 70. Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri rero ni A. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Nyamuneka kino kibazo hari ukundi kuntu bakikubaza muri bino bisubizo baguha, ariko bakakubwira ngo kuri A inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B bagahita bakubwira ngo imbere ni metero 2 na santimetero 70, C bakakubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D bakakubwira nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba bakikubajije gutya rero uzahitamo C. A na B azaba ari ibisubizo by'ukuri kubera ko imbere ni metero 2 na santimetero 70, ariko hari n'igihe bakubwira ngo imbere ni metero 2 n'ibice 70. Iyo bavuze metero 2 n'ibice 70 ni kimwe nk'uko bavuga metero 2 na santimetero 70, byose ni kimwe. Rero imbere ni metero 2 na santimetero 70, inyuma ni metero 3 na santimetero 70.
twakomeje kuri cya kibazo cyiza cya bonus. Nyamuneka aho tuba twabanye gatanu kandi kino kibazo uba ugomba kugisubiza muri komenti. Ugiye kutubwira rero igisubizo hano. Ikibazo kirabaza kiti ese ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Hano baduhaye ibisubizo bine, ugomba guhitamo igisubizo kimwe nyakuri. A. Iby'inyuma ni metero 3. B. Iby'imbere ni metero 2.70. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Iby'inyuma ni metero 3 cyangwa ni B. Iby'imbere ni metero 2.70. Ese ni C na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ugiye kutubwira igisubizo cy'ukuri muri komenti. So rero mwe muri kwitega ko ikizamini cya Prozgar tubifurije amahirwe masa kandi Imana izabibafashemo. Gusa wowe urebye iyi video ukayigeza ku musozo, wowe wakoze subscribe, wowe ugiye gukora subscribe, wowe dukandira like umunsi ku munsi, wowe ugiye kwandika comment, wowe sharinga amasomo yacu buri munsi, mwese tubasabye umugisha Imana kandi ibagirire neza cyane. So rero mukomeze mugire ibihe byiza kandi muhorane Imana ndetse n'amafaranga menshi cyane. Turabakunda cyane. Ciao ciao.